umusifuzi wasifuye umukino wa Rutsiro ndetse yari umusifuzi wo ku ruhande hagati mu kibuga hari Ngabo Nziza. Rugaju ni umukino wakurikiye ndetse na Rugangura Axel nawe tugezaho cyane wa Rutsiro na APR waje kurangira amakipe yomanganyije igitego kimwe kuri kimwe. Ni umukino wabayemo ibintu byinshi byagiye bishidikanywaho cyane. Penalty ikipe ya Rutsiro yahawe n'ubu APR kivuga ko itari kwiriye kuyihabwa. Igitego cya APR yatsinze kikangwa ari nacyo cyatumye Karangwa Justin abihanirwa. N'ibindi byinshi cyane byabaye muri uyu mukino. Hari ababonye verdict baravuga bati ntabwo yarakwiriye guhanwa wenyine, yarakwiriye guhanwa na Ngabo Nziza wari umusifuzi wo hagati mu kibuga. Wowe ukurikiye uko wabarebye umukino ukurikije ibyagendeyeho kugira ngo Justin bari uhanwa, biri fair ko ari Justin wenyine uri guhanwa cyangwa nawe urahamanya n'abandi yuko na Ngabo Nziza yarakwiriye guhanwa kubera ukuntu bitwaye muri uyu mukino? Ngabo Nziza byari 50-50 utamuhannye wabyumva. Abantu batenda ko insida ya penalty cyane. Dusubiye muri situation yari ihari kugira ngo haboneke penalty ya Rutsiro, nayo wenda abantu batekerezaga ko yahanisha umusifuzi. No kuvuga ngo Clement yakuriye umukinnyi wa Rutsiro ariko bataragera mu rubuga rw'amahina. Yego. Bari inyuma y'urubuga rw'amahina, yaramukuriye rwose bigaragara n'ahandi umuntu nyine afata ukuboko kwe akagushyira mu gatuza neza akakubuza kugenda akanagusubiza inyuma. Nkuko umuntu yagushyira ukuboko imbere mu gatuza akagukurura cyane akugarura inyuma. Na Mose na Sara. Yego. Rwose yaramugushije bigaragara. Kandi abishaka bigaragara ko yagombaga guhita ahabwa ikarita itukura agatanga na kufra kuri arbitre. We rero kuko yabonye bari ikomeje kujya imbere yemerewe gutanga avantage. Ariko avantage buri ukuntu ibarwa no kuvuga ngo ibarwa iyo bakinnye inshuro imwe. Ngo iyo abona ikipe itawufashe ya Rutsiro yari yemerewe kugaruka kuri rya kosa. Iyo bagikina rimwe ngo agitanga avantage bakinnyeho rimwe. Iyo Rutsiro ufashe cyangwa APR ikawufata, iyo APR ufata muri iri avantage tuvuge nka Gardia akawufata umukinnyi wa Rutsiro atarawukora, arasifura akagaruka inyuma ku ikosa ryarindi rya kufra ndetse n'ikarita y'umutuku ya Clement. Ariko kuko yabonye umukino nyine wa umukinnyi wa Rutsiro rero wafashe umupira mu rubuga rw'amahina n'ubundi amaze gutanga avantage, icyo gihe urareka bagakomeza bagakina. Nawe icyo abantu bavugaga baravuga ngo ese koko pasi wa APR ko yasaga n'uri kugwa, amaboko ye yaba ariyo yateze umukinnyi wa Rutsiro cyangwa umukinnyi wa Rutsiro yaba arayadivinze. Ibyo rero bijyanye n'ibibazo tugifite by'amashusho abantu babijije gutandukanye. Bamwe bati yari penalty, abandi bati ntiyari penalty. Icyo umusifuzi rero kimurengera niki? Jijuma ye kuko nta angle igaragaza koko kutavuga ko ari penalty, bivuga ngo harimo possibility yuko yanaba penalty. Yemerewe gufata decision. Aho ni hahandi muri arbitrage muri amategeko 18 y'abasifuzi bigishwa ariko bakagira n'irindi n'irindi rya 18 ritanditse mboni z'umusifuzi rimwemerera icyo kintu cyo gukoresha common sense inyurabwenge. Mu nyurabwenge ye rero ntago wamuhora ko yavuze ko ari penalty mu gihe hari akantu kagaragara ko kuko yari ihari. Kuko twemere ko ubwo umukinnyi wa Rutsiro yagwaga kamema amaboko ya pasi yari ari inyuma habayemo contact. Jijuma yaba kuvuga ngo ese yamusobetse ukuboko cyangwa se yarikoze bishaka yariramiraga. Iyo ni jijuma y'umusifuzi, iyo ni common sense. Ni nje uko mbibona contre icyabaye. Aho rero ntiwamurenganya. Niho hantu mbonera ko kumureka bibiri fair. Yego. Uwo ku ruhande kukiwe bamuhana bikumvikana, we nta tegeko rimurengera ryatumye yangi igitego cya APR cy'umutwe cyatsinzwe na Togu. Yego. Ntabwo umukinnyi Togu yari muri offside. Umupira uva ku kirenge cy'umukinnyi wa APR, hari umukinnyi wa Rutsiro wari ukiri yewe n'imbere cyane. Yego. Y'abakinnyi ba APR ukurikijeho bari bahagaze. Naho ngo yarinye ya nyuma ya defense niwe wari wegeranye na Gardier we kurutuka aho abakinnyi ba APR bari bahagaze. Bivuga ko abakinnyi ba APR batari muri offside bariva ku kirenge. Amashusho dukesha Sport nabonye rero yari ifite neza. Hariya kwa Dipay rwose bafite image nziza zibigaragaza. Yari yaraririye. Amamini ntiyari yaraririye. Togwi yari ari mu murongo mwiza wemerewe gutsinda igitego. Rero we bamuhaniye ko yanze igitego kiricyo cyemewe.
banamubwira nureba neza ko ibaruwa bamwandikiye ahasoza ngo mu gihe ahagaritswe ibyo byumweru bine ngo akomeze gukora imyitozo bivuga ngo yarasigaye muri action muri action umva ko nuri umurongo uvuga ukaba kandi ushishikarizwa gukomeza gukora imyitozo kugira ngo uzagaruke ufite umusaruro mwiza cyane. hari ikiganiro mbere yo gutangira sezo ntibabanza gukora teste nicyo ngiye kukubwira. Hari ikiganiro visi perezida ndetse akaba n'umunyamabanga uyu munsi w'agateganyo muri Ferwafa Richard aherutse kugirana na Radio 10 yagarutse ku kintu kijyanye n'abasifuzi bo mu Rwanda avuga ngo nta musifuzi wo mu Rwanda wari bwakore teste ya teori ngo ayitsindwe ijyanye n'amategeko yo kwicara ku rupapuro ngo atsindwe, ariko fitness physique test physique abenshi barayitsindwa ndetse bakarenda no kujya kuyikorera mu mahanga. Akse imyitwarire y'abasifuzi hanze y'ikibuga ishobora kuba ari ikibazo gikomeye cyane, kuko ntabwo wavuga ko muri journée enye hamaze guhanwa abasifuzi barenga muri journée zirindwi hamaze guhanwa abasifuzi barenga 7-8. Imyitwarire y'abasifuzi ni kwiriye kurebwa kandi higanjemo abasifuzi mpuzamahanga. Ubwo nibavuga n'abasifuzi bahanwa utagira ngo ni abasifuzi bari aho ngaho wenda bakishakisha. Conquista cada ruta con la AKT Vogi 300 DS. La motocicleta uyu bahanye aje nawe n'umusifuzi mpuzamahanga ufite experience ko Juste yabonye badge ya FIFA imwemera gusifura imikino mpuzamahanga ya FIFA muri 2015. Nuvuga ngo Juste amaze imyaka 10 ari umusifuzi mpuzamahanga. Ushyiraho Cyucyuri abantu babyibuka neza cyane nawe ishimwe Claude Cyucyuri nawe ni umusifuzi ufite experience kuko twagiye tubigarukaho nyuma ya Salma na Twagira Umukiza Abdul Karim mu babonye badge imbere nawe arimo kuko Cyucyuri yabonye badge muri 2015 nawe amaze imyaka 10 ari umusifuzi. Ubwo rero niba abasifuzi nk'aba bafite experience bisa nkaho ubona bariho bahanwa muri iyi minsi, ese wamugani abandi bari kuzamuka bo biraza kubaha irihe somo nk'uko ari bigarutseho. Rero icyitwa amateste bakora ni teste ziba zikomeye cyane ziri physique zikorwa nyine n'abainstructeur ba CAF birumvikana. Iheruka kuyikorera mu mahoro yarabatsinze benshi cyane. Twagiye tubinavugana hano kuri radio abantu twahura umusifuzi akakurakarira, ariko nubwo amanota yabo atajya hanze ngo abantu babimenye ariko twebwe turayimenya ko niho bansoro batsindiwe Nsoro Ruzindana mbere yaho gatoya cyane abavuba ni Patrick Ngaboyisonga nayo yatsinzwe teste ya mbere yaramugaritse bikomeye yatsinze rattrapage ya fitness yaramutsinze. ngo hariya barimo amateste ateye ubwoba cyane cyane teste ibagarika cyane ni endurance. Teste ya endurance urumva nuvuga ngo ni endurance se bwo umuntu abisobanura gutya ni nko kwihanganira activité physique kuryo wihangana kuko urumva riga batkoresha terme yo kuvuga ngo ni igiha. Endurance nicyo bita igiha. Urumva ushobora kuba kwiruka metero 100 neza ariko mwajya muri 5 kwa ko nyine utabyitoje ukaba wasiga kuko bo meruka nk'iyo test endurance imwe muri test bakora endurance dore ko bayibara. Urabona hari igihe bashobora kubwira abantu Samira yatanze urugero rwiza ngo dukora sprint ka 100 metre bakabara mu bihe babara amasegonda wenda ukiruka ewana niba bavuze ngo ni amasegonda 10 ewana ugakoresha 7 cyangwa 8 bakavuga bati kuri iyo ni vitesse ikoresheje aho ni vitesse sinzi niba byumvikana kse nango waxere cyane kuko ari akantu kaga sprint gato uhita ugakora. Ariko hari ukundi bashaka kuvuga kwizigira bati tugiye kwikorera 100 metre ariko turazisubiramo inshuro 20 tugenda gake pe tutiruka cyane. Ibyo bagenda bakoresheje dore rero wiruka inshuro 8 dore rero ibyo uvuze ubwo simwe muri test yabagaritse nk'ibyo nk'urwo rugero warutanze rwenda kwegera aho ngaho. Ari amateste bita kupera abasifuzi bakora novuga ngo iminota 12 urabona iriya piste atletisme ya stade Amahoro iminota 12 ugomba kuba yirukanse iminota 12 ugomba kuba ukozemo amatura 6
muri 12 minutes uzi ikintu bisobanuye amatura 6 mu minota 12 urumva piste ukuntu ira ingana piste atletism Piste ibyo bihe byanze ubugaritse bya piste ugomba kwiruka olympique inshuro umunani oya nuvuga ngo iminota 12 amatura 6 nawe ukoresha 2 minutes kuzenguruka piste. urumva ukuntu bivuze iriya piste olympique ifite 400 okay ifite 400 kuko uzareba iyo bari kwirukanka rireye baherekanya hagati bazenguruka hara ni 400 gukuba gatandatu bavuze amatura 6 yego ni 2400 ukabikora mu minota 12 kandi ntabwo bikora gutya ngo ushiture bavuga ati babyita ngo ni gatandatu gukuba 12 sinzi ukuntu bagenda babyita bavuga ati urirukanka hariya uhagarare bongere bavuze ifirimbi uhagarare bongere ntabwo ari ibintu bangwe ngo urirukanka ushituriye rimwe bagenda baguhagarika ngira ngo Axel turavuga ku kintu cya arbitrage hari icyo wari ugiye kongeraho ni gato nanjye kuba niyo mpamvu ujya ubona abasifuzi ku isaksere ntabwo bari abana kenshi banabyibushya benshi aba bakomeye nyine uzarebe bano ba Mustafa Global bano b'inshuti zawe b'ababu urebe bano ba Samu ikunda twavugaga wacu umeze neza n'abandi basifuzi ujya ubona nyine bakomeye ku rwego mpuzamahanga bameze nk'abakora atletisme bisanzwe bano biruka bisanzwe kuko ikintu cya mbere basaba umusifuzi ni ukuba ugomba kuba wiruka mu myitozo ya mbere asabwa ni ugukora imyitozo yo noneho umusifuzi wo ku ruhande ni sprint ku ruhande ni sprint kuko agomba kuba ateganye buri gihe n'umudefanseri wanyu niba bakoze highline defense agomba kuba ari imbere y'umupira niba bakoze highline defense defense yaje gucungira hariya mu murongo w'abanyakibugamo kabiri niho uba ugomba kuwuhagarara erega iyo barangije baro baranshije baro ugomba kuyisiga ugomba kuba uri imbere ya baro niyo mpamvu rero bavuga ati karangwa registre birashoboka ko igihe bagiye kuzamura baro yarakirimo arirukanka n'igitambaro ngo agere ku murongo erega umunyamabanga yabivuze neza teori ntibayitsindwa bivuze ngo amategeko barayazi rya jambo kwizigira na Samiri twe ntitunafite za tekinoloji zakunganira kuvuga ngo niyo nakwibeshya reka tekinoloji varigera kandi imfasha bo rero ni ukuvuga ngo turacyasifura gakondo aho ijambo ry'umusifuzi ari nk'iry'Imana aho rero bazahanura hanyuma aka gateste yatsinzwe nari nakebagiye naragakunze cyane ka koda murayibuka yandibuka ko yigeze kuyivuga change of direction ability ubundi niyo fitness test y'abasifuzi bo ku ruhande iyi ngiyi rero nibagarika cyane wenda zimwe mu ngero mu masegonda 2 Claude dukomeza utwo ni twiza cyane abanyarwanda barabikunda nuvuga ngo utwo mise mbona ariko n'utwambere gatoya cyane ariko kugira ngo abantu bumve ayo mateste wenda baba bakora wenda mfatiye nko ku yansoro ya mbere ibyo ni ibya mbere yatsinzwe sprint enye muri 6 sprint enye muri 6 iyo abari nko mu ishuri yaba ari mediocre yatsinzwe enye muri 6 yego nuvuga yabonye amanota 40% yakoze oya yabonye 20% 40% ntagaje kwisaragera none se umuntu watsinzwe ibintu bine muri bitandatu kwizigira uko zibara arimo muri 30 pusi arimo muri 30 noneho hano nati icyo gihe yatsinzwe koda ntago agomba gukora bwiriza hano nati icyo gihe yatsinzwe koda noneho muri koda mu masegonda 10 atagombaga kurenza we ibihe yakoze amasegonda 10 n'iby'ijana 13 abaragaritswe yarengeje iby'ijana 13 je burari yegereye yari 13 seconde noneho nuvuga ngo aha ngaha hano bari muri ambulance ntabwo hano bari muri sprint iyo utsinzwe sprint rero ntabwo ukora ambulance sprint ni niryo tegeko kandi ko kwiruka cyane ntabwo uhagarara handi ugendera ku muvuduko kandi umusifuzi wo ku ruhande arihuta kuko bari rihuta yarambwiye ngo abo bose ntibigeze bakora ambulance kuko iyo utsinzwe sprint cyangwa koda kubo ku ruhande biba birangiye ufatwa nk'utsinzwe test yose yego reka ese baje kugaruka bati bajya gukora ratrapage bajya gukorera ahandi ariko mu bindi bihugu muri Gervais yigeze gutsindwa hano mu Rwanda Gervais ajya gukorera i Burundi yatsindiwe ino bajya gukorera hanze kujya gukorera muri Kenya kugira ngo n'ibyangombwa barabyemera urumva ni nko kwa kundi amategeko biremewe riga urumva riga sindi muri kwizigi sinzi niba ndi kumva icyo ndi kuvuga sindi reka nguhe urugero ntihari abantu baburaga diplome hano kera bakajya kuzishakira i Burundi bakazizana ni muri Kongo cyangwa muri Kongo iyo diplome yabaga imeze ite sinshaka kunenga ubuyobozi bw'ibindi bihugu mwumve rujike icyo navuze hari umuntu waburiye diplome hano ajya kwishakira mu kindi gihugu we wumvaga iyo diplome koko yakuye mu kindi gihugu uyizeye ariko sport university